turakwitabye karamenya gasani twitabiriye ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana ni muhumure, Imana iradukunda ije kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 27 mu byumweru bisanzwe tariki 9 Ukwakira 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Malakiya umutwe wa 3 umurongo wa 13 kugeza kwa 20. Uhoraho aravuga ati, muravuga amagambo ansesereza, hanyuma mukabaza muti, ese amagambo twakuvuze na yahe? Muravuga muti nta kamaro gukorera Imana. Bimaze iki gukurikiza amategeko yayo no kujya mu cyunamo imbere y'Uhoraho umugaba w'ingabo? Bimaze iki gukurikiza amategeko yayo no kujya mu cyunamo imbere y'Uhoraho umugaba w'ingabo? Ubu abirasi nibo twita abanyamahirwe, ndetse n'abagira nabi nibo bamerewe neza. Nubwo bagerageza Imana bwose ntacyo bibatwara. Ibyo byatumye abubaha Uhoraho bajya impaka, maze Uhoraho abatega amatwi yumva amagambo yabo. Nuko imbere ye handikwa mu gitabo amazina y'abantu bubaha Uhoraho bakambaza izina rye. Nuko Uhoraho umugaba w'ingabo aravuga ati, umunsi nzigaragaza abo bantu bazaba abanjye, bazaba nk'umunani wanjye bwite. Nzabagirira neza nk'uko umubyeyi yanezereza umwana we umukorera. Bityo muzongere murebe imitandukanire y'intungane n'umugome, iyo ukorera Imana n'utayikorera. Dore haje umunsi utwika nk'itanura, abirasi bose n'abagome bakazagurumana nk'ibyatsi. Umunsi uje uzabahindura umuyonga, wo n'Uhoraho umugaba w'ingabo bivuga, ntacyo uzabasigira na busa, cyaba umuzi cyangwa ishami. Naho mwebwe abubaha izina ryanjye, izuba ry'ubutabera rigiye kubarasiraho, rizabazanire agakiza mu mirasire yaryo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni iya mbere. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Hahirwa umuntu udakurikiza inama y'abagira nabi, akirinda inzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abaneguranyi, ahubwo agahimbazwa n'amategeko y'Uhoraho, akayazirikana umunsi n'ijoro. Ameze nk'igiti cyateye uruhande rw'umugezi, kikera imbuto uko igihe kigeze, kandi amababi yacyo ntagire ugarabirana. Uwo muntu ibyo akora byose biramuhira, naho kubagira nabi si uko bigenda. Bameze nk'umuramu uhuhwa n'umuyaga, nicyo gituma ku munsi w'urubanza batazegura umutwe, n'abanyabyaha ntibazajye mu iteraniro ry'intungane, kuko Uhoraho yita ku nzira y'intungane, naho inzira y'abagira nabi ikagusha ruhabo. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Magambo mu Ivanjili ntagatifu kanditswe na Luka umutwe wa 11 umurongo wa 5 kugeza kwa 13. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa bati, tuvuge ko umwe yaba afite inshuti akagenda yigana mu gicuku, akayibwira ati, mugenzi wanjye nguriza imigati 3, dore inshuti yanjye iri mu rugendo intungutseho, none mbuze icyo nyiha. Hanyuma undi akamusubiriza mu nzu ati, windushya, dore nakinze kandi nge n'abana banjye turaryamye, sinshobora kubyuka ngo nguhe iyo migati. Ndabibabwiye, naho atabyuzwa no kumuhera ko ari inshuti ye, yabyuzwa nuko yamubujije uburyo, maze akamuha ibyo akeneye byose. Nanjye ndabibabwiye nti, musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa, kuko usaba wese ahabwa, ushakashaka akaronka, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde mubyeyi muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye, cyangwa se yamusaba ifi aho kuyimuha akamuhereza inzoka, cyangwa se yamusaba igi akamuhereza amanyenga? Niba rero mwebwe n'ububi bwanyu muzi guha abana banyu ibintu byiza, suri mu ijoro azarushaho ate guha Roho Mutagatifu abamumusabye? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ujye wibuka gufungura buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Buri munsi neza y'Imana, buri munsi ijambo ry'Imana, buri munsi Nyagasani akuyobore aho ashaka ko akugeza kubera impuhwe ze. Umunsi umwe ngo umubyeyi yari yicaye mu rugo, bishoboke ko ibibazo byari byamurenze, nuko ngo abana batashye bavuye ku ishuri bamutambuka imbere, wa mubyeyi yifashe ku itama, bishoboke ko ari gutekereza bikomeye cyane. Nuko umwana w'imfura amutambutseho aramubaza ati, papa, nta soni ko wifashe ku itama? Nuko aritambukira arigendera.
uwa kabiri ikirondafura gitambutse abwira se ati papa pfa kigabo. Wibaza uko se nyine yari gushengurwa n'abo bana bari kugenda bamwibazaho. Nuko wa gatatu w'umuhererezi amutambutseho abona ko ibintu byakomeye, maze abwira se ati papa yihangane ukomere humura. Nuko se niwo gusa yasubije muri abo bana ati urakoze mwana wanjye. Kubona mu bana babiri bamutambutse imbere ari umwana gusa ashoboye gusubiza ati urakoze mwana wanjye, se ngo ahise yumva akanyamuneza koko mu mutima we, yumva aranezerewe, yumva hari izindi mbaraga zindarose. Ngo nyuma yo kumva iryo jambo umwana w'umugwe w'umuhererezi aho yari yashyize itama, ngo ahita yifata neza aratangira aravuga. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Iryo jambo ihangane niryo rigiye kuranga amasomo tugiye kuzirikana muri aka kanya, kugira ngo Nyagasani waguhamagaye nanjye akampamagara afite uburyo aza kuguhumuriza ati humura ihangane. Twagiye kuvuga ko ijambo humura rigaruka inshuro nyinshi muri Bibiliya 365 nkuko abasesenguzi b'Bibiliya babivuga, rikagaruka ku buryo bwinshi a plusieurs formes. Anaryo noneho tugiye kuzirikana humura ihangane buri munsi. Duhura n'ibibazo byinshi buri munsi, duhura n'ibyago, ibitotezo, uburwayi, agahinda n'ibindi byinshi cyane tutabasha gukemura hano ku isi. Nta kindi rero mbo gupfa kigabo biragoye cyangwa nta sono ufite, ahubwo se ihangane. Iryo jambo ihangane Nyagasani ntabwo kuri tubwira buri munsi. Nawe nanjye bwira mugenzi wawe uti ihangane n'usanga ari mu bibazo, bwira mugenzi wawe ati komera n'usanga afite agahinda, nawe wowe bari bwivuga uti urakoze. Uko rero ugenda usubiza nta nibyo bigenda bigutera imbaraga buri munsi. Mu kuvuga ngo kwihangana tujye kwigenda ku ijambo umuhanga yavuze mu Gifaransa ati la prière est un P qui exige 3 P pour se réaliser. Ngo la prière isengesho ngo rigizwe na za pa eshatu kugira ngo rishobore gutungana, kugira ngo rishobore gukoreka. Izo za pa eshatu rero ngo nizi préparation, ponctualité et persévérance. Ngo ni imyiteguro, kubahiriza igihe ndetse no kwihangana. Wakwihanganya ugategereza ko yeza kwibuka kandi akugirira impuhwe. Kwa kwihangana kwa mwana w'umuhereza ati papa ihangane. Iri jambo rya nyuma niryo tuza gutindaho cyane ihangane mwana wanjye, ihangane papa, ihangane uri mu kaga, ihangane uri mu bibazo, mu bitotezo. Uwo Nyagasani arakuzi kandi akuzirikana. Ihangane buri munsi. Ingingo ya mbere, imyiteguro y'isengesho. Isengesho ryose risaba kwitegura. Buri ikintu cyose gikomeye gisaba imyiteguro. Iyo ufitanye randevu n'umuntu ukomeye bigusaba nawe imyiteguro ikomeye kugira ngo uzamugere imbere nyine witeguye. Isengesho ni riduhuza n'Imana. Yaba twari tuzi uburyo Imana ikomeye, twagombye kuba twiteguye. Burya imyiteguro irakiza. Uko wateguye nibyo neza byerekeza uburyo ibintu biza kurangira. Iyo wateguye neza bisoza neza burya. Niba wateguye nabi nirize kuvuga ko bisoza nabi kugira ngo utaza guhita uturakarira muri aka kanya. Ariko ujye umenya ngo imyiteguro yose ni ikimenyetso, ni intangiriro y'umukiro, ni intangiriro y'igisubizo uri gushaka. Iyo ugiye mu isengesho bigusaba imyiteguro y'inyuma ndetse n'imbere, ugacya ugakaraba, hose uri kugenda witunganya. Imyiteguro y'inyuma ni imyiteguro ku myambaro, imyiteguro yo ku mubiri, ukitunganya neza kugira ngo umutegetsi ukomeye ugiye kureba, umwami ukomeye aze gusanga ukeye. Nawe imyiteguro y'imbere ni ukwihana ibyaha. Burya isengesho riba ryiza iyo ufite intego nanone yo kuza guhinduka, ugahindura imigirire yawe mibi ukerekeza Imana, ukumva ko utagomba kwivovota imbere y'Imana. Buri gihe ibyagiye bikuranga bibi ukabijugunya ukerekeza nyine ubutungane. Ngiye imyiteguro igomba guturanga imbere ndetse n'inyuma. Akenshi tujya mu isengesho twidumbukije, ugapfa gusenga. Yandi reka mpfe gusenga, nabonye papa agiye, nabonye mama agiyeyo, nabonye mukuru wanjye agiyeyo, reka nanjye mpfe kujya gusenga. Ibyo ngibyo bizarangira nyine upfuye. Dore ko agira iyo umuntu apfa gukora ibintu birangira n'ubundi apfuye. Icyaduha Imana tukajya twitegura, natwe tukitegura isengesho, byadufasha kunogera Nyagasani, bityo tugakora urugendo twarwiteguye, kadusanga inshuti yacu, kadusanga papa, kadusanga ufite ibisubizo. Ukaba hari uburyo wabyiteguye, amagambo uza kuvuga, ukuza kubigenza, mbese ukagira umwiteguro ukora. Iyo watangiye neza umwiteguro ni kimwe mu bisubizo ugenda uhabwa, kimwe mu nzira
Imana igenda inyuza mu bisubizo bitewe n'uko utakoze imyiteguro neza. Ni kangahe isengesho uryo ryitegura, ni kangahe ujya mu isengesho widumukije utigeze na rimwe ubitekerezaho. Mbere ya misa ukagira iminota nk'itanu witeguramo, mbere y'isengesho ryawe ryose ukavuga uti reka maze nihane nisukure negere Nyagasani, maze Nyagasani ntunganye angeze kugira ngo mbashe kumuhangara, kuko Nyagasani igihangange n'umwami usumba byose. Amen. Ingingo ya kabiri niyerekeye na ponctualité, igihe, kubonera Imana igihe. Abantu benshi dukunze gusenga, tugasenga ari uko ibyago byaje, tugasenga ari uko hari ikibazo cyaje, tugasenga ari uko hari ikintu kitageze neza mu buzima bwacu, ariko igihe se byageze neza wongera kugaruka. Ni kangahe ugaruka kongera gushimira Imana? Erega isengesho ntabwo ari ikintu cy'umunota umwe cy'igihe ikibazo cyaje, ahubwo ni igihe cyose. Na niyo mpamvu umuntu ashyiraho ingengabihe avuga ati ku manywa, mu gitondo, saa sita na nimugoroba, nka kurya umuganga hereza umurwayi ibinini kugira ngo akire, nawe ugomba kuba ufite ingengabihe yawe horaire y'isengesho kandi ukayubahiriza. Ponctualité ni ukuba uhari, ni ukubonera Imana igihe. Nawe ubundi uramutse uvuze uti nzasenga ari uko ibibazo byaje, nta na rimwe umuntu adahura n'ibibazo. Noneho umenya ngo noneho nta niyo mpamvu ugomba gusenga buri gihe, uko buri munsi uhura n'ibibazo ugahura n'ibisubizo. Ibyo byose rero ugenda ubibonera he? Mu isengesho. Ese ugira akanya ko gusenga, ugira akanya ko guhura n'Imana, ugira akanya ko gusabana n'Imana? Niba utakagira, iri sengesho ry'uno munsi rije rikubwira ngo nyamara hari ikintu ubuze. Urasenga ariko nta gihe ugenera Imana. Guha Imana umwanya, kugenera Imana igihe cyawe, kuko Imana nayo idusubiza muri icyo gihe tuba twayihaye. Ese ujya ubonera Imana akanya? Ponctualité bivuze kuvuga ngo hari amasaha byibuze uwagushaka yagusanga uri kuganira n'Imana uri gusenga. Ibi biratwerekeza ko n'imirimo yacu dukora akenshi twagombye gushyiramo umwanya w'isengesho, umwanya wo guhumeka. Ni nabyo umuhanga yavuga ati isengesho uko utabaho utari guhumeka, uri niko utakabayeho utari gusenga. Ka oxygene, iyo sengesho rero rimeze nka oxygene utabura ko uri guhumeka. Nawe ujye ubigendera uvuga uti hajya buri munota, buri segonda ndi guhura n'Imana. Iyo respiration, uko guhumeka, ugahumeka Imana, ugahumeka izina ry'Imana, ukavuga Imana, ukaba uri gukorana n'Imana igihe cyose. Mbese igihe cyose ponctualité yawe ikaba ari uguhura n'Imana igihe cyose, no ku mirimo yawe ukaba uri kumwe n'Imana. Ingingo ya gatatu, la perseverance cyangwa la patience, ukwihangana. Kwa kwihangana twahereyeho hejuru, iyo wihanganye ugategereza, Imana irakwibuka. Nta na rimwe Imana yigeze yibagirwa abantu bayo. Na nibyo umuhanuzi Malaki atwerekezaho, kutadohoka, kwihangana, kuko Imana igiye kuza igatwika ikibi muri twebwe. Ubwo twumvise umuhanuzi yongera kubwira umuryango w'Imana uri kuvuga amagambo sesereza Imana, ngo Imana yaratinze, Imana iri kure, bagatangira bagacumura, ngo muravuga muti nta kamaro gukorera Imana. Amen. Abantu benshi iyo bageze mu bibazo batangira babona nkaho Imana idahari. Iyo umuntu wese ari mu kibazo, mu kigeragezo, acika intege. Wa mugabo twabonye haruguru nyine nawe agera igihe akifata kwitama kubera gutekereza ati koko ibisubizo ndabikura he. Akeneye rero umuhumuriza ati ihangane, komera. Nkuko na Zaburi ya mbere yabitwishishikarije gukomera, ntakene no gukomera ku Mana. Hahirwa umuntu wiringira uhoraho, gukomera ku Mana. Ivanjiri no munsi nayo iratwereka Yezu uducira umugani w'inshuti zitugana, igatubuza uburyo kwaguhata. Uko guhata birerekeza kwisengesho tugomba guhata. Umuhate mu isengesho, exercice de prière, exercice spirituel, kwitoza gusenga. Ya myitozo nyine twavuze tukabyitoza. Iyo rero twitoza, nta mukino urambika imyitozo, nta musirikare urambirwa ku rugamba. Duhora dutegereje n'imbaraga nyinshi. Za mbaraga ntandi tuzikura ni kwa kwihangana. Ati ihangane papa, ihangane mwana wanjye, ihangane. Buri munsi Imana iraduhumuriza ko turi abanyantege n'abanyabyaha, biradusaba rero kujya twihangana. Ngo kuko isengesho ni ukwihangana. Yavuga umuhanga igira iti Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais absent, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana nta na rimwe itinda, nta na rimwe ikerererwa, nta na rimwe isiba, kuko twasibama. Ahubwo umuntu ni urambirwa vuba yarangiza agataha akarambika. Uyu munsi
yaza atubwira kutarambirwa ndetse no gutarambika, arifuza ko tureba mu buzima bwacu ahantu hose twagiye tunanirwa, tukagira ubunebwe, tukagira intege nke, uburwayi bwaje karande, neza neza ukavuga uti Nyagasani, uburwayi budakira biragenda bite? Ariko Nyagasani arakuzi kandi arakuzirikana. Hari ibibazo wagize byinshi ufite mu buzima byabura ibisubizo, ese ni ngombwa kuyivumbura? Ihangane, Nyagasani arakuzi, afite igisubizo gikomeye utazi. Ese wacungira ku bisubizo bya cyangwa wacungira ku bisubizo by'Imana? Dusaba inema gucungira ku Mana, kuko nicyo gikomeye kurusha ibindi. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney ni ukunda kuvuga yashengerera ati, ndabizi ko Imana induzi, nubwo njye ntayibona ariko iranduzi. Ese nawe mu byago hari aho bigera ukavuga uti, nubwo ntari kubona ibigiye kuba imbere, nubwo ntaruzi neza uko iki kintu kizakemuka, iki cyago ko nzagisohokamo, kigerageza ukuntu nzagisohokamo, ariko Imana yiranduzi, Imana irabiruzi. Uko niko kwihangana rero, la perseverance, gukomeza uhatiriza, ntuzigere murambika isengesho. Dusaba inema gutarambika isengesho no munsi, kuko utazi icyo Imana iguteganyiriza, ko tutashobora kumenya neza ubushake bw'Imana, ubuhangange bw'Imana bwose ntitwabumaramaza. Muvyeyi, nawe wahuye n'ikigeragezo, iyi nkuru tugiye kuvuga uyakeneye ubushishozi, arigiye gukumurikira mu buzima bwawe, kuko akenshi ubuzima bwacu burimo ibibazo byinshi tutashobora kwikemura ubwacu. Biradusaba rero uza akaduhumuriza nka wa mwana umuhereza ati, ihangane papa. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore, ngo bagize ikibazo kiremereye, ngo barasengaga, ari abantu b'Imana bitwara neza, bakize, ariko ngo nta kana bari bafite, nta rubyaro bari barabonye. Nuko ntibame gutakambira Imana muri chapelle, bakajya gushengerera, bakavuga rozari, bagasenga bikomeye cyane, ariko igihe kiba kirekire nta gisubizo babona. Ngo nuko bicaye, bishoboke ko bajyanaga gusenga bombi, ngo ariko ijwi riza kubwira umugabo n'umugore, bishoboke ko ryamubwiye, bari gushengerera, bari kujya gusaba ibisubizo ku Mana. Nuko bagiye kumva, umugabo agiye kumva, yumva Imana iramubwira iti, urugo rwawe nzarugira urugo rw'ifatizo. Wa mugabo ariko icyo gisubizo ntiyacyumva neza, bakomeza kubiganiraho n'umugore, urugo rw'ifatizo se ruzaba rumeze rute? Nuko igihe kirashira, baranabyibagirwa n'iryo jambo Nyagasani yababwiye, ntibabyitaho, bakomeza batakamba bibaza uko ubuzima bwabo buzarangira. Si Nyagasani, kuko twebwe twacumuye iki? Kuki koko twebwe utatwibuka? Ngaho Imana yabibagiwe. Igihe kiza kugera kuko bararambirwa neza byo kurambirwa no kurambika, umugabo yashaka kujya gupima amahirwe ku ruhande akabura aho yahera, bagakomeza bafatirwa gusa nuko ari bo bahagarariye abandi bakristo. Ibyo bikakomeza kugenda bibafatira, bituma batadohoka. Umunsi umwe rero cyera kabaye, niba ari shitani wabagabyeho igitero, baza kujya inama umugabo naho umugore, ati rero twabuze urubyaro, nta kindi gisigaye, tugiye gusaba gatanya dutandukane, umwe ajya ukwe undi ajya ukwe, umwe ajya kwigerageza amahirwe ku ruhande rwe, undi agerageza amahirwe ku rundi ruhande rwe. Nuko bafata icyo cyemezo cy'uko bagiye gutandukana, aho kugira ngo bakomeze kugenda babeshyana, bagiye gutandukana, buri wese agerageza amahirwe ye. Mu gihe barimo babitegura, bishoboke ko banyuze ku mpande babitegura, mu gihe barimo babitegura, nuko umugabo ngo atashye umunsi umwe, bimaze igihe bitegurwa ko bagiye gutandukana, atashye asanga umugore ngo ari kurira. Yibaza ikiri kuriza uwo mugore, nuko amubaza ikiri kumuriza. Maze wa mugore ngo amwereke impapuro yavumbuye mu nyandiko z'umugabo, muri document umugabo yarabitse, arizo yasomye, yarari gukora isuku, bishoboke ko yari no gutegura nyine rwa rugendo no guhambira ubwo agiye iwabo. Nuko aza kubona impapuro arizo zatumye atangira kurira, inyandiko. Baricara batangira bazisomera hamwe. Umugabo akaba yarazihisha umugore ngo zavugaga ikizere izo nyandiko, ngo hari harimo ubuhamya bw'umugabo wari wandikiye umugabo wo mu rugo, amushimira amubwira ati, warakoze kuba warambereye urugero mu rugo rwanjye, ukuntu nakugiriye inama kenshi utandukanye n'uwo mugore, ujya kuzana undi upima n'andi mahirwe, ariko igihe kiba kirekire wanze kunyumvira. Ndagushimira ko bitekerezo naguhaye wanze kubyumvira, ndetse ndagushimira umugore wawe ko namugerageje igihe kirekire gishoboka kugira ngo
njyamane nawe ubundi urugo rwanyu rusenye, ndebe niba ari wowe utabyara, mpima amahirwe ku mugore wawe. Ariko ndamushimira uburyo yabaye intwari n'uburyo yankomeje, akandinda kwishora mu ngeso mbi, akankomeza, akanyihanganisha, akansaba ko ibyo bintu twabica tukabyirukana. Ndamushimira ko yamfashije kwifataho umwanzuro wo kutadohoka. Ubu urugo rwanjye rumeze neza. Nari hafi gutandukana n'umugore wanjye nshaka kugenda mu ngeso mbi, ariko umugore we yarankomeje, urugo rwawe rwarankomeje, urugo rwanjye ubu rwubatse neza, rumeze neza, tubanye neza n'umugore wanjye kubera ko twarebeye ku rugo rwanyu. None urugo rwacu rurakomeye kubera ko twarebeye ku rugo rwanyu. Nuko wa mugore agisoma rwa rwandiko aza gutekereza uburyo bwose yagiye akanira abagabo bamwe na bamwe bagiye bashaka kumushora mu ngeso mbi ngo hemukire umugabo we. Na wa mugabo nawe yatekereza uburyo yaragiye gusaba gatanya, bose baraturika bararira. Nuko baza kwibuka rya jambo babwiwe mu gushengera ati urugo rwawe ruzaba ifatizo, nzarugira ifatizo ry'izindi ngo. Uko bakomeje kugenda babyibuka, bagenda basoma n'ubuhamya bw'abantu babandikiye ati twakomejwe nuko twabonye mwe mwarihanganye mukiyakira ntimudohoke. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ese wowe ntibirakubaho ukajya nko kwa muganga ugiye kwivuza urembye, wagera ugasanga hari abarenge gukurusha, nuko ugahita ukira vuba na bwangu? Bizakubaho niyo bitarakubaho. Nguko natwe akenshi tuba tubabaye dufite ibibazo, tukibwira ko ari twebwe dufite ibibazo birenze iby'abandi, kandi hari abandi babaye gukurusha, hari abandi bafite ibikurenze. Rero nuhura nabo nibwo nawe uzavuga uti burya sinjye ubabaye kurusha abandi, burya ahubwo ninjye wakomeje abandi. Bikazarangira rero urugo rwawe nawe rubaye ifatizo, urugo rw'icyitegererezo. Nyagasani akaragushyira kugira ngo ukomeze abandi, ubahumurize, we guhungabana, ubabwira uti mwihangane. Burya ubuzima bwacu akenshi buravuga, ubuhamya bw'ubuzima bwacu bugira abandi buhindura bari barahindanye. Ukubayeho mu rugo rwawe, kubayeho mu butumwa bwawe, kubayeho mu buzima bwawe, bifite abandi benshi bigenda bikomeza birinda kugwa mu ngeso mbi. Ukomere rero kandi wihangane, nuhura n'ibibazo ujye umenya ko hari abandi bahuye n'ibindi gukurusha. Wasanga ibyo bibazo urimo ari ukugira ngo bizigisha abandi, kera kaba bikazigisha abandi. Birashoboka ko utarabona urubyaro, birashoboka ko utarabona icyo wasabye Nyagasani, wasanga sari ukugira ngo Nyagasani zango zindi zo muri karitsiye zikomeze, babagore batangiye kugenda badohoka, babagabo batangiye kugenda baca inyuma abagore babo. Bifatire ku rugo rwawe urubifatizo, urugo rwawe ruzabifatizo by'izindi ngo. Nyagasani akubwiye iyo jambo wabigenza utari wowe. Nk'uko abantu benshi dushakisha ibisubizo byihuse, ati nabuze urubyaro, Nyagasani wampaye umwana koko, Nyagasani nabuze iki gisubizo, nabuze amafaranga, nabuze akazi, nabuze. Ugasanga icyo twimirije imbere ari ibibazo dufite, ariko tukaza kwibagirwa ko Nyagasani ari uzatwihera igisubizo gikwiye. Hari igihe azakubwira ati ihangane. Ubundi se wagize ngo abantu benshi kuri no si ntidufite ibibazo, dufite amadeni, dufite ibyago, duhura n'ibibazo byinshi cyane, ariko Nyagasani iyo ajya kudusubiza ntabwo na rimwe atubwira ngo adukureho ibibazo byose, adukureho uburwayi bwose, adukureho ubushukamirwa bwose. Ahubwo hari ingabire Nyagasani aduha nshaka ko dusorezaho, ingabire yo kwihangana. Burya ibibazo byose n'ibindi byose bizakuzaho bidahwitse bitari byiza, Nyagasani intore ze buri gihe aziha kwihangana. Nawe rero niba warakomeye kuri Nyagasani, nta namwe Nyagasani azaguha kwihangana, akaguhangana cya kigeragezo, akaguha kwihangana cya cyago kigushikabiye, nuko akaguha kwihangana. Wakwihanganya ugategereza ko yeza kwibuka kandi akugirira impuhwe. Abantu benshi tubuze kwihangana, baranavuga ngo iyo buze kwihangana kwiheba nyine biraza, kwiyahura bitabuze. Muzasanga abantu benshi baratangiye kwiyahura, bamwe bakiyahura bahagaze kubera babuze kwihangana. Iyo buze kwihangana, kwiheba biraza, kwiyahura nabyo nibyo bikurikiraho. Wongera urebe nawe wisake, urebe niba ugifite kwihangana. Isengesho ryawe riracyarimo kwihangana, cyangwa wararambitse ati Nyagasani yaranyibagiwe, nta n'icyo nkorera, ibibazo byawe ntabwo bireba. Nyamara Nyagasani arakuruzi, n'uwo utamubona ariko arakuruzi. Mubyeyi ihangane. Nanjye rero kimwe na wa mwana wabonye se ari mu bibazo, nawe niba uri mu bibazo, uri mu kaga, uri mu bitotezo, hari ibyo utari kubona wakemura neza, komera mu isengesho, ihangane kimwe na wa mwana ubwira se ati papa ihangane,
nawe uze kwikiriza ubwira Imana uti urakoze Nyagasani, unkomeze, undinde, umpe imbaraga, unyambike imbaraga zawe kugira ngo nkore ugushaka kwawe, noye kudohoka, noye gutandukira, noye kujya kure yawe, ahubwo nkomeze ngumane nawe, kuko hahirwa abiringira Uhoraho. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bari masomo kwa Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.